byumve neza iri faranga n'ubundi rizaba ringana n'amafaranga y'u Rwanda nk'uko tuya nuko ngo niba ufite ifaranga rimwe ry'amanyarwanda y'inote ari fiat n'ubundi uzaba ufite ifaranga rimwe rya Central Bank Digital Currency ngira ngo urimo urabyumva amafaranga afite umutekano cyane ugereranyije n'amafaranga ari fiat kuyakontorora biroroshye kuyacunga biroroshye kurusha amafaranga afatika ushobora kuzaribyaza inyungu niba ushaka kubyaza inyungu iri faranga koranabuhanga ngiye kukubwira ahantu nka hatatu honyine ushobora kuzungukira muri iri faranga koranabuhanga ahambere se ukaba nanone watanga kashi bakaguha CBDC urumva nyine nkuko muri mobile money umu agent aba afite icyo twita float na amafaranga bari kuri telefone akagira na kashi waza kubitsa akaguha yandi ari kashi waza kubikuza waza kubitsa nako akaguha yandi ari kuri telefone ukamuha kashi waza kubikuza akaguha kashi ukamuha yo kuri telefone. Hello friend and family, this is Habibu Crypto. I'm Habibu on camera. Reka mwese mu kubana nanjye nizere ko mumeze neza, nizere yuko aho muri hose Nyagasani arimo arabagirira neza. Nyuma yuko Beneri cyangwa se banki nkuru y'u Rwanda ishyize hanze cyangwa se ishyize ahagaragara umushinga waho igejeje igikorwa cyo kuba yashyira hanze ifaranga koranabuhanga ry'u Rwanda cyangwa se CBDC cyangwa se icyo twita Central Bank Digital Currency. Aho uyu mushinga ugeze abantu benshi barimo baribaza ese iri faranga ry'u Rwanda mu ikoranabuhanga rizajya rikora nk'uko ayandi mafaranga y'ikoranabuhanga tuzi akora. Ese umuntu azabasha kuba yaricuruza nyine urigure nirizamuka ugurishe nk'uko tuzi ko ayandi mafaranga mu ikoranabuhanga bigenda. Ese natwe abanyarwanda aho tugiye kubona uburenganzira bwo kuba twamayininga iri faranga koranabuhanga. Ikaze mu kiganiro niba ari bwo bwa mbere umbonye kuri screen yawe nugenda udakoze subscribe. Ubundi iyo bavuze Central Bank Digital Currency ni ifaranga koranabuhanga ariko rigenzurwa na banki nkuru y'igihugu runaka cyangwa se banki nkuru y'igihugu iryo faranga rikoreramo. Bitandukanye cyane na cryptocurrency kubera yuko cryptocurrency ni ifaranga ritagenzurwa na leta kandi ni ifaranga rikorwa n'umuntu ku giti cye cyangwa se company runaka cyangwa se amatsinda y'abantu runaka bishyira hamwe bakaba bakora iri faranga ryo mu ikoranabuhanga rya cryptocurrency. Mu gihe digital currency cyangwa se Central Bank Digital Currency ryo ni ifaranga n'ubundi rya leta, ni ifaranga ry'igihugu n'ubundi ritangwa na banki nkuru y'igihugu. Niyo mpamvu rero muri iki kiganiro ugiye gusobanukirwa neza itandukano riri hagati ya digital currency ndetse na crypto currency. Wowe wibaza ko Central Bank Digital Currency iri faranga tuzarimayininga, nagira ngo nkubwire yuko ntabwo bibaho nta nubwo bishoboka. Iri faranga ntabwo rimayiningwa nk'uko turimo turamayininga za Pi, za Sidra ndetse n'ayandi mafaranga. Iri faranga ryo ritangwa na banki nkuru y'igihugu. Banki nkuru niyo ishyiraho iri faranga kandi iba ifite ubushobozi bwo kurigenzura ikamenya ingano y'amafaranga ari mu baturage. Buri kimwe cyose leta iba igifiteho uburenganzira kuri aya mafaranga kuri aya mafaranga koranabuhanga. Bivuze ngo rero niba watekerezaga ko uzabyuka ukumva leta y'u Rwanda yatangaje ko mugomba gufata amatelefoni mukamayininga Central Bank Digital Currency, izo nzozi rwose ziba buzisubije mu isaho, ntabwo bizakunda. Ni ifaranga ritangwa na banki nkuru. Icyo ni icyambere. Kabiri, niba wajyaga wumva ko iri faranga uzaricuruza nk'uko aya mafaranga ya cryptocurrency tuyacuruza, ujya kuri Binance, kuri Bitget n'ahandi ukaba wagura Bitcoin, ukagura Ethereum, ukagura Pi, yazamuka ibice ukabigurisha ukunguka, ntabwo kuri Central Bank Digital Currency ariko bizamera guys. Ibyo bintu ubyumve neza. Iri faranga n'ubundi rizaba ringana n'amafaranga y'u Rwanda nk'uko tuya nuko ngo niba ufite ifaranga rimwe ry'amanyarwanda y'inote ari fiat n'ubundi uzaba ufite ifaranga rimwe rya Central Bank Digital Currency. Ngira ngo urimo urabyumva neza. Bivuze ngo iri faranga umumaro waryo nuko rizoroshya ubucuruzi hagati y'ibihugu n'ibindi cyangwa se hagati y'abanyarwanda cyangwa se hagati y'abacuruzi n'abandi, rikabohereza mu bijyanye n'imyishyuranire. Murumva urugero,
ushobora kuzaba ufite amafaranga ari cash cyangwa se amafaranga ari fiat, ariko ukajya kugurira umuntu udashaka fiat, we yishakira central bank, ashaka nyine ifaranga ry'ikoranabuhanga, kubera yuko ni amafaranga afite umutekano cyane ugereranyije n'amafaranga ari fiat. Kuyakontorora biroroshye, kuyacunga biroroshye kurusha amafaranga afatika. Nuko rero iyi faranga n'ubundi bigereranye nka mobile money. Ntabwo kuba mobile money iyo uyifite ufiteho ibihumbi 100 kuri mobile money, n'ubundi bingana n'ibihumbi 100 by'amafaranga asanzwe ari liquide. Na central bank rero cyangwa se CBDC nuko izabingana. Ifaranga rimwe ry'u Rwanda yingana na wundi n'ifaranga rimwe bya CBDC. Ibyo ngibyo ubimenye, ntiwumve yuko rero hari irindi tandukano rizaba ririmo. Ikindi, kuyacuruza ntabwo wavuga ngo uzayacuruza ngo azamuke, kuko iri faranga ntabwo rizajya rizamuka mu gaciro nk'uko tuzi nyine ayandi mafaranga yazamutse ngo ryamanutse, ngo abantu ngo bariguze ari benshi ngo ryazamutse, ngo abantu bagurishije ari benshi ryamanutse. Ni rimwe nyine ringana n'irindi, gusa ahantu wenda ushobora kuzaribyaza inyungu, niba ushaka kubyaza inyungu iri faranga koranabuhanga. Ngiye kukubwira ahantu nka hatatu honyine ushobora kuzungukira muri iri faranga koranabuhanga. Ahambere ni ukuba uzashinga kampani cyangwa se ugashyiraho website ishobora guhuza abafite amafaranga koranabuhanga n'abafite amafaranga ari lokali, mu kuba waba umuhuza hagati yabo, mu kuba wabasha gukora icyo bita exchange, kubaguranira. Hari ubundi buryo bwo kuba wazaba umu agent wa CBDC, ukajya utanga amafaranga ya CBDC bakaguha cash, cyangwa se ukaba nanone watanga cash bakaguha CBDC. Urumva nyine nk'uko muri mobile money umu agent aba afite icyo twita float, ni amafaranga aba ari kuri telefone, akagira na cash. Waza kubitsa akaguha yayandi ari cash, waza kubikuza waza kubitsa nako akaguha yayandi ari kuri telefone ukamuha cash, waza kubikuza akaguha cash ukamuha yo kuri telefone. Rero ushobora kuzaba umu agent wa CBDC, ukajya ubikira abantu ubahindurira amafaranga mo amakashi cyangwa se ama CBDC, bityo beneri yo ikajya iguha komisiyo, nk'uko uzi ko abagenti b'amabanka bagenda babona komisiyo. Ariko kwanga uzajya kuricuruza nk'uko tuzi bacuruza ayandi mafaranga koranabuhanga, ntabwo bizakunda guys. Ngira ngo ibi bintu ugiye kubisobanukirwa neza. Wowe wajyaga wibaza ukuntu iri faranga rimeze kuri mining, aho ntabwo bizakunda, icyo cyo nakivuze. Ikindi wamenya kuri aya mafaranga cyangwa se iyi CBDC, nuko iri faranga rishobora kuzoroshya ibintu, kubera yuko iri faranga rishobora kuzajya riba ryivunja n'ayandi mafaranga y'ibindi bihugu ari crypto, ari digital currency. Urugero tubare uri hano mu Rwanda ugiye Tanzania, kandi murabizi ko niba ugiye Tanzania byagusabaga ko niba ufite amafaranga y'amanyarwanda ugera ku mupaka ukayavunjisha, bakaguha amashiringi cyangwa se amadolari, bitewe n'uko usanga idolari mu bihugu hafi ya byose rikora. Ayo mafaranga akaba ari yo ujyana agakemura ibibazo byose ugiye gukora. Bivuze ngo niba rero Central Bank Digital Currency yo mu Rwanda izajya bifite ubushobozi bwo kuba we wakitwarira, aho kugira ngo utware amafaranga ari fiat, nujya ku mupaka uvunjisha, uzajya uyatwara ari mu buryo bwa digital cyangwa se ari mu buryo bwa central. Noneho nugera Tanzania, ahubwo uvunjishe ayo mafaranga yawe ari mu ikoranabuhanga, yivunje na Central Bank ya Tanzania, bityo ubasha kugura ibintu byose ukeneye ariko bitagusabye kwikorera amafaranga. Nuko nicyo kintu ifaranga rije koroshya cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi. Guys, niba nawe wari urimo wibaza kuri iri faranga koranabuhanga ry'u Rwanda uko rigiye kuba rimeze, uko rizakora, ngira ngo ibi bisobanuro ushobora kuba muhaye ushobora kuba bikunyuze ubisobanukiwe. Twandikire muri comment utubwire nawe uko wajya gutekereza iri faranga rizaba rimeze. Ese nawe wari uri mu bibazaga ko iri faranga rizamayiningo? Ese nawe wari uri mu bibaza ko iri faranga rizacuruzwa nk'uko tuzi za Bitcoin na zindi cryptocurrency zicuruzwa? Nizere yuko wabonye igisubizo. Ese wajyaga wibaza ngo iri faranga ryo rizaba rivunja gute, rizaba rihagaze gute? Ifaranga icyo wamenya n'ubundi rizaba rihwanye n'ifaranga ufite. Niba ufite ibihumbi 5,
biri kashi, n'ubundi uzajya uba ufite ibihumbi 5 biri digitali. Wakoze kunkurikira, wakoze kubana na Habibu Crypto, reka tuzahure mu yindi video ikurikira. Iyi ngiyi ndabakunda, ciao ciao.